Aburahamu arasinzira afatwa n'ibitotsi. Bene data bakundwa, bene data munkurikiye, ndagira ngo ngubwire ngo sinzi ikirengarenga cyawe kiza kuzihe saha, sinzi ikirengarenga cyawe kiza mu kuhe kwezi, sinzi ikirengarenga cyawe kizakugereraho mu huhe mwaka. Ariko umuntu wari we wese wabyawe n'umugore, uyu muntu wari we wese uri ku isi, ikirengarenga cy'umuntu kijya kimugereraho. Imana nitugirire neza. Umunsi umwe nigeze nagerwaho n'ikirengarenga, kirengarenga kingereraho, ndavuga ati kingereyeho pe. Mpamagaye mama nsanga telefone yabaye kompoza. Mpamagaye bene mama barambwira ngo barahuze. Hayiwe iki kirengarenga kijya kigerera ku muntu, isi kakwikaragira ku mutwe, ugahamagara telefone ugahera kuri A ukagera kuri Z, ukabura n'umwe ukwitaba. Ikirengarenga kijya kigerera ku mwana w'umukobwa, akagira imyaka 5, akagira imyaka 10, akagira 15. Ijambo ry'Imana hano duhereye haruguru riratubwiye ngo Aburahamu ngo yari yafashe iriza y'ihene, afata ibitambo, afata inka, aragenda. Yari ari mu rugendo ngo ageze ahantu arakangika, ariko ngo yari akuramo ibitambo. Amaze kuba yararagiye ibitambo ngo ahera mu gitondo, ngo inkongoro zaza akagurutsa, igisiga cyaza akagurutsa. Umva yiriwe akomisazi kuva mu gitondo kugeza saa 6, kugeza saa 10, kugera bigeze saa 11 ku gicamunsi. Hanyuma afatwa n'umunaniro. Bene data, iki kirengarenga nta muntu kitajya kigereraho. Kirengarenga kijya kigerera ku mwana w'umukobwa. Uyu mukobwa akaba yaritwararitse ntako atagize. Mu myaka 15 akabwira umukobwa ati rwose akabwira umusore ati nigishijwe ko gukorwa kwibere kizira, ati reka biragatsindwa ntibikavuga mu muryango w'iwacu. Ikirengarenga kikamugereraho ageze ku myaka 30 atarabona n'umubwira ngo je t'aime. Iki kirengarenga kikugereraho ugatangira ukavuga uti ibyo ari byo byose, wama n'umusazi noneho nakwemera, wama n'umurasita namwemera, wama n'uzajya arara nkubita ariko byibura uru rugo nkarwigeramo. Ikirengarenga kiba cyakugereyeho. Hanyuma ejo bundi umusore wari we wese agatangira akamubwira ati je t'aime, ati nanjye nuko, akaba atangiye kumusohokana atarasohotse ku myaka 20. Ntako atagize uyu mukobwa wimurenganya, nta kuntu atagize, yaragerageje. Ubu bushomeri buragufata mu kwezi, mu mwaka wa mbere biba bicyoroshye. Baraguhamagara ati ngwino tuguha akazi, yewe wa mukobwa uti zana ruswa y'igitsina, utereka mu izina rya Yesu urahakana. Ku myaka 2 utabazimu bashi, ku myaka 3 sinzahemukiriye ampamagaye, ku myaka 5 ati navuganye n'Imana. Turabashuhuje inshuti bavandimwe, inshuti za Mukamurava Jeannette. Kongeye kugaruka kuri izi kamera dushima Imana yatugiriye neza, yabanye natwe, kandi namwe mukomeje kutwereka urukundo. Tubashimiye Imana y'amahoro ibaha umugisha. Hanyuma rero nkuko bisanzwe tugiye kumwakira Mukamurava Jeannette atuganiriza ijambo ry'Imana, atubwire ukuntu yumva ameze muri iyi minsi, ukuntu uri mureba umurimo w'Imana ugenda. Hanyuma se mu buzima busanzwe urabona bimeze bite? Mbega wongera uramutse abakunzi bawe ubabwire ukuntu ibintu bimeze. Tuguhaye ikaze, usuhuze bene data unabibwire. Murakoze. Amazina nkuko mubimenyereye nitwa Mukamurava Jeannette, nkaba ndi umubyeyi nkuko mubireba, mfite umutware n'abana. Hanyuma mumenyereye cyane ku ndirimbo zo kuramya no guhimbaza, ariko uyu munsi numvise ndi kwakwamo cyane n'ijambo ry'Imana. Byanjemo cyane rwose, numva ashaka kubaganiriza ku ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo
ntiwirare abagabo bose ntabwo ariko batabaye. Hanyuma mbere yo kugira ngo tugire ikindi kintu icyo ari cyo cyose twavuga, ndatangira mbanza kwiragiza Imana. Data, mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, gitare cyacu, turagushimye, turaguhimbaje nanone, tugushimiye kuri mwiza w'ibihe byose, tugushimiye kuri Imana idahinduka, ntujye uhindurwa n'ibihe. Turagushimye iyo ari mu mvura uri mwiza, iyo ari ku zuba uri mwiza. Tujya tukubona mu bihe bigoye, tukakubona tunezerewe, tukakubona tubabaye. Ndagushimye wowe wongeye kungeza muri aya masaha, njye n'abankurikiranye bose, izina ryawe nirishimwe. Data, muri aka kanya rero nejejwe nuko wongeye kumpa imbaraga zo kugaruka imbere y'iyi kamera. Narinje mvuga ngo ijambo ngiye kuvuga aka kanya he kuba ari njyewe, kuko mbaye niyoboye navuga ibijyanye n'amarangamutima yanjye. Njyewe ntabwo nzi icyahaza imitima y'abantu bazankurikirana bose. Ni wowe uzi igikwiriye imitima y'aba bantu cyabahembura, hanyuma nyuma y'ibi byose tukazicarana ku nyanja y'ibirahure. Ndasenze ninginga Imana Data wa twese ngo ngwino unyobore, nkoze ikara ryaka ku munwa, hanyuma njye n'abankurikiye twese bitubere impemburo n'impamba bizatugeza mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya, Amen. Imana nishimwe. Nari mvuze ngo tugiye kuganira ku magambo meza cyane avuga ngo ntiwirare, ntago abagabo bose ariko batabaye. Hari umugore umwe wigeze kwirara. Uyu mugore yitwa Betisheba. Uyu mugore igihe kimwe yari azi ko mu gihugu cyose batabaye, kandi koko niko byari bimeze. Mu ruhande rumwe ntiwamurenganya. Arangije arasohoka, yikuramo utwenda twose, asigara uko yakabaye. Ntiyamenya ko Dawidi nubwo yari umwami yari yatereranye bagenzi be, arabatererana bo bajya ku rugamba. Uyu Dawidi twese turamuzi, n'umwana uri kwiga igice n'umuntu utarabatizwa yumva amateka ya Dawidi. Uyu Dawidi ni wa wundi Imana yakuye mu ishyamba. Uyu Dawidi ni wa wundi Imana yakijije icumu rya Sawuli. Uyu Dawidi ni wa wundi, haleluya, uyu Dawidi ni wa wundi wishe Goliyati amwicishije ibuye rimwe. Nyamara yarananiwe n'inkota, yarananiwe n'intwaro zikomeye, ariko kuko yarashyigikiwe n'Imana, hanyuma Dawidi atsinda Goliyati. Igihe kimwe kigeze nk'uko umwami yari yaramusezeranyije, Dawidi yima ingoma. Hanyuma Dawidi amaze kwima ingoma, igihe kimwe ngo ajya kwishimira ibyo yari amaze kugeraho. Amaze kwishimira ibyo yari amaze kugeraho, ngo mu gihe yari arimo atambagira inyubako yiwe areba ibyo amaze kugeraho, abandi baragiye ku rugamba, ibintu bikomeye, urugamba rugeze mu mahina, ngo maze uyu Dawidi ngo agira atya, arimo arazenguruka mu ngoro ye, mu magorofa ye, ngo abona umugore wa Mukawuriya witwaga Betisheba arimo hasi ngo ari gukaraba. Uyu Betisheba kuko yari azi ko nta mugabo wari aho hanze, we yarahagurutse, yarasohotse, aravuga ati reka njye kogera ku kazuba, n'ubundi nta mugabo uri kundeba. Arangije aragenda ajya hanze, yikuramo utwenda, atangira gukaraba nk'uko muzi tujya tubigenza muri dushe. Hanyuma Dawidi ngo aba yamukubise amaso. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ingorane, hari ingaruka, hari akaga gakomeye ko kuba mu mwanya utagakwiye kubamo. Uyu Dawidi kubera yahagaze mu mwanya atakagombye kubamo, ngo yirabutswe uyu mugore. Amaze kurabuka uyu mugore, mwibutse ko mu bintu byose bibaho, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nta kintu kirusha umutima w'umuntu gushukana. Arangije ngo yitegereza uyu mugore, amaso agaburira ubwonko, aravuga ngo uriya mugore ni uwande, idari riba riramutashye. Kwa kundi nawe rijya rigutaha, kwa kundi ujya witegereza, wamara kwitegereza ugaheza y'amaso. Hanze ahangaha hari za derira zimeze nabi, hanze ahangaha hari abantu basigaye
bambara umupira bakibagirwa kwambara ijipo. Njya nyura ku bakobwa nkababwira nti yewe mukobwa wibagiye kwambara, kumbe bakambwira ati rero wowe warasaze, ntabwo yibagiye kwambara, ntabwo iriya ari ishati, iriya ni ikanzu. Kumbe ubwo ngubwo ibijigagera hano mu ngwiro z'ikibuno, ariko bade mwagiye mwambara koko. Ariko noneho icyo nari nshatse kukubwira, narinje kukubwira ngo abagabo bose ntabwo ariko batabaye. Uyu Betisheba yaza kumenya yuko Dawidi nawe yajyanye n'abagabo bagenzi be, uyu mugore yari kwambara akikwiza. Uyu mugore ntabwo yari kwirara, uyu mugore yari gukarabira muri dushe nk'uko atuye abigenza. Dawidi ngo aba yamubonye, amaze kumukubita amaso abamutumye abagaragu ati nimugende munzanire uriya mugore. Umwami yari umwami burya ngo arica agakiza. Uyu mugore baramanutse baramuzana. Dawidi abakoze ishyano, abakoze ibyo atakagombaga gukora. Ndagira ngo nkubwire ngo nta esikari yibaho Satani ataguhananuraho utabaye maso. Uyu Dawidi wari wararwanye n'iduba akarinesha. Uyu Dawidi wari wararwanye n'intare akayishwanyaguza. Uyu Dawidi wari warahangamuye igihanganye nka Goliyati cyari cyarananiye abantu. Uyu Dawidi yageze ku mugore arangije ararambarara. Uyu Dawidi akubise amaso gusa byonyine, ubwambure bw'umugore yaguye hasi. Ndagira ngo nkubwire ngo aho waba ugeze hose, urwego waba ugezeho urwo arirwo rwose, ushaka uburi revera, ushaka uburi bishopu, ushaka uburi umuririmbyi uririmba ugasohorera amajwi 12 icyarimwe nka rusofero, umugore yakugusha, umugore yakurangiza, yakurambika hasi. Hanyuma ngo Dawidi amutuma abagaragu abakozi ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Hanyuma Dawidi ntiyarekeraho. Aya ni amateka maremare, ni ikindi cyigisho. Dawidi amaze gukora ishyano, bwakeye kabiri Betisheba ati nyamara ndatwite. Dawidi abyumvishe ngo ahinda umushyitsi, ubwoba buramutaha. Bumaze kumutaha Dawidi ati noneho ndazibandwa nzerekeza he? Dawidi yigira inama mbi cyane irenze iyo yari yakoze. Dawidi yaratuye azi kumenya guca bugufi, akavuga ati nakoze ishyano, ariko ubwo nakoze ishyano ngiye guca bugufi imbere y'Imana nihane kandi irambabarira. Ariko Dawidi kubwo gushaka gusibanganya icyaha, hari abantu bagiye bakora ibyaha mu cyimbo cyo kugira ngo bace bugufi bihane, bagashaka gusibanganya icyaha, ahubwo icyaha bakagisibanganyisha ikindi cyaha gikomeye. Uyu Dawidi nta kindi yakoze icyabayeho. Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira ko yahise yigira inama, aravuga ati reka ntumizeho umugabo w'uyu mugore, nindangiza nsibanganya icyaha ndagenda mumutsindire bararane, hanyuma indi zamwitirirwa. Yumvaga ko ntako atagize. Icyo gihe atumizaho Uriya, ariko Uriya ahageze nk'inyangamugayo itazi gutererana abandi, inyangamugayo yitangiye urugamba. Abantu bitangira urugamba Imana ibaha umugisha, abantu batabarana n'abandi ngo nibo bazajyana ngo abantu bajyana na Yesu gutabara abandi, ngo abo ngabo ngo bazagabana ku ikamba ry'ubugingo. Imana nishimwe, haleluya. Hanyuma ngo uyu Dawidi atumizaho Uriya agira ngo ayobye amarari. Uriya ahageze aramubwira ati rero maze nari ngutumijeho, ndagira ngo ujye mu rugo rwawe ujye gusura umugore. Uriya agira amakenga. Ndakwifuriza kugira amakenga. Ibintu byakaze, ibintu birakomeye. Ntago abantu bose bagutumiye mu rugo ariko bagufitiye urukundo. Jya unyuza mugire n'amakenga. Haleluya. Amen. Nyuma Uriya ageze kwa Dawidi ati ahubwo mbwira icyo nshakira, subire ku rugamba, size abandi bageraniwe, size urugamba rumeze nabi, size urugamba rugeze mu mahina. Hanyuma Dawidi aramubwira ati hoya nta kibazo, mugaragu ukundwa, wajya kurara iwawe, nyumviriza muhesha, nyumviriza muhwe. Ati wagenda ukajya kurara iwawe byibura ijoro rimwe ukareba uko urugo rumeze. Dawidi arabyanga aranangira. Uriya arabyanga Prito. Amaze kubyanga Dawidi ati none ko n'ubundi byo napanze bipfuye, ati none ndabigenza nte? Arongera yigira inamba noneho mbi irenze izindi zose. Ati ubwo mbonye bipfuye,
Dawidi yahise ashishimura urwandiko, arangije arwandikira umugaba w'ingabo. Amaze kurwandikira umugaba w'ingabo aramubwira ati Uriya akimara kugera aho ngaho uze kumushyira imbere aho ruraba rwambikanye. Uriya urwandiko ararutwara. Mbega ubunyangamugayo bwa Uriya we! Uriya nta nubwo yigeze asoma, ntabwo yamenye ibyo ari byo yatwaye kiri bumwicishe, ariko Uriya yari inyangamugayo. Uriya urupapuro yaragiye ararutwara, amaze kurugezayo koko niko byagenze. Uriya bamushyize imbere, umwambi baramukubise uramwahuranya. Uriya arapfa azize amaherere. Mana yo mu ijuru nitugirire neza. Hanyuma rero narinje kukubwira ngo niwirare mukobwa, aho uri hose niwirare. Abantu bose ariko mujyanye mu gakiza. Ushobora kundeba gutya ukavuga uti noneho Jeannette we rwose uko biri wangera imbere wanyizeye, wenda wambikije ibanga rikomeye, ariko ntago ariko twese twatabaye. uramenye. Hanyuma rero muka Uriya yaza kuba maso, yaza kuvuga ati reka uko bisa kose reka nitwararike. Ndagira ngo nkubwire ngo hano hanze hari abapasiteri, hari abaririmbyi bamaze kubivanga, bamaze kubihwahanya. Kuri iki gihe nta muntu ukizera. Kuri iki gihe urabwira umuntu uti uranamutiza n'udufaranga uti wenda azatunganirira ngo ni umurokore, ejo bundi akaba niwe ukurangije, akaba niwe uguhemukiye. Ariko Imana yo mu ijuru nitugirire neza. Hanyuma rero ijambo ry'Imana nateguye ko turi busome, nabanje kuvuga byinshi, ariko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Imana nitugirire neza. Ijambo ry'Imana ashaka ko dusoma riri mu Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 12. Haravuze ngo ku kirengarenga Aburahamu asinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 400. Imana nitugirire neza. Ijambo rirambwiye ngo ku kirengarenga Aburahamu arasinzira, afatwa n'ibitotsi. Bene data bakundwa, bene data munkurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo sinzi ikirengarenga cyawe kiza kuzihe saha, sinzi ikirengarenga cyawe kiza mu kuhe kwezi, sinzi ikirengarenga cyawe kizakugereraho mu wuhe mwaka. Ariko umuntu wari we wese wabyawe n'umugore, uyu muntu wari we wese uri ku isi, ikirengarenga cy'umuntu kijya kimugereraho. Imana nitugirire neza. Umunsi umwe nigeze nagerwaho n'ikirengarenga. Kirengarenga kingereraho, ndavuga ati kingereyeho pe. Mpamagaye mama nsanga telefone yabaye kompoza. Mpamagaye bene mama barambwira ngo barahuze. Hayiwe iki kirengarenga kijya kigerera ku muntu, isi kakwiye ku mutwe, ugahamagara telefone ugahera kuri A ukagera kuri Z, ukabura n'umwe ukwitaba. Ikirengarenga kijya kigerera ku mwana w'umukobwa, akagira imyaka 5, akagira imyaka 10, akagira 15. Ijambo ry'Imana hano duhereye haruguru riratubwiye ngo uyu Aburahamu ngo yari yafashe ngo yafashe iriza y'ihene, afata ibitambo, afata inka, aragenda. Yari ari mu rugendo ngo ageze ahantu arakangika, ariko ngo yari afakuramo ibitambo. Amaze kuba yaragiye ibitambo ngo ahera mu gitondo ngo inkongoro zaza akagurutsa, igisiga cyaza akagurutsa. Umva yiriwe akomisazi kuva mu gitondo kugeza saa 6, kugeza saa 10, kugera bigeze saa 11 ku gicamunsi. Hanyuma afatwa n'umunaniro. Bene data, kikirengarenga nta muntu kitajya kigereraho. Kikirengarenga kijya kigerera ku mwana w'umukobwa. Uyu mukobwa akaba yaritwararitse ntako atagize. Mu myaka 15 akabwira umukobwa ati rwose akabwira umusore ati nigishijwe ko gukorwa kwibere kizira, ati reka biragatsindwa ntibikavugwa mu muryango w'iwacu.
ikirengarenga kikamugereraho ageze ku myaka 30 atarabona n'umubwira ngo je t'aime. Iki kirengarenga kikugereraho ugatangira ukavuga uti ibyo ari byo byose wama n'umusazi noneho nakwemera, wama n'umurasita namwemera, wama n'uzajya arankubita ariko byibururu rugo nkarwigeramo. Ikirengarenga kiba cyakugereyeho, hanyuma ejo bundi umusore wari we wese agatangira akamubwira ati je t'aime, ati nanjye nuko akaba atangiye kumusohokana atarasohotse ku myaka 20, ntako atagize uyu mukobwa wimurenganya, nta kuntu atagize, yaragerageje. Ubu bushomeri buragufata mu kwezi, mu mwaka wa mbere biba bicyoroshye, baraguhamagara ati ngwino tuguha akazi, yewe wa mukobwa uti zana ruswa y'igitsina, utereka reka mu izina rya Yesu urahakana. Ku myaka 2 utabazimu bashye, ku myaka 3 sinzahemukiriye yampamagaye, ku myaka 5 ati navuganye n'Imana, ku myaka 10 ijipo ikatangira kugucikiraho, ku myaka 15 bagatangira kuvuga ati n'Imana wakurikiye ni nyabingi. Imana niturengera nitugirire neza, nta kuba utagize wagurukije. Aragurutsa Aburahamu yahera mu gitondo aragurutsa, baramuvuga aragurutsa. Umugore watawe n'umugabo atangira agurutsa ku munsi wa mbere, mbobo zigakomanga ku rugi ati navuganye ni Yera. Batangira kugusifura ku mwaka wa mbere, ku wa 3 bakagusifura, ku wa 3 abana bakabirukana mu mashuri, ugatangira ukagurutsa uti Imana yarampamagaye, ukatangira ukajya mu butayu ukayihamagara iti ndaje ngo utabare. Nta kuntu butageze, ariko ikirengarenga kigeze ngo Aburahamu ku kirengarenga ngo afatwa n'ibitotsi, ngo bitewe n'umwijima w'icuraburindi, ngo biramufata ngo asinzira ubuticura. Imana yo mwijuru turengere ku munsi w'ikirengarenga, Imana igutabare. Kirengarenga kigeze cyangereraho. Umunsi umwe nari mvuye kubyara bene data, ndagira ngo nkubwire ngo nawe ikirengarenga kitagereraho, kandi Imana iki kirengarenga kigera ku muntu wavuganye n'Imana. Aburahamu yari yaravuganye n'Imana, yari yaramubwiye ko kuri we ariho amahanga yose azahererwa umugisha. Kirengarenga nicyabuze kumufata ngo ibitotsi bimufate, agwa gacuho. Hanyuma ikirengarenga nicyo nari ndimo mbabwira. Iri gihe kimwe mva kubyara, nzana uruhinja nk'uko abandi bazizana, ariko ndutahana ntazi aho ndutahanye. Ngo ngere mu rugo sanga igicuku cyanishye, sanga nyirinzu yahagaze ku muryango, arambwira ati ntago uruhinja ari guje kunyishyura, amezi yanjye 3 ntago wayamereza, ntago wayameramo. Ati mvana ibyo ngibyo imbere w'indati mpinje imbere, ati ukama amafaranga yanjye. Amuguranire kambanze ninjire mu nzu ngeze uruhinja mu nzu. Ngo ngere mu nzu hashize icyumweru, arambwira ati amafaranga yanjye ukayama. Byari bikomeye, ntago byari byoroshye. Wowe utaragerwaho n'iki kirengarenga, byushima Imana, ariko usabe n'Imana ngo ku munsi w'ikirengarenga ko ushobora kuzangereraho nzitwarane. Imana itugirire neza. Hanyuma uyu mubyeyi Imana yo mwijuru imuha umugisha, yarategereje ko namuvira mu nzu araheba, abona kujya kundega bari bumubwira ati nta nimuhugira, abona najya kwa mudugudu ari bumwite umusazi, ahari ari bumubwira ati reka ruraruhinja byibura rubanze rwegere hejuru gatoya, cyangwa se uramusohora umujyana he itonde gake. Yigiriye inama ajya hejuru y'inzu ayikuraho amabati. Mana niturengere. Iki kirengarenga kijya kigerera, iki kirengarenga kijya kigerera ku mugabo, iki kirengarenga kijya kigerera ku muntu wari warihaye warifashije, umuntu wari warakoreye Imana, umuntu wari waravugiye Imana. Nimujya mubona hano hanze hari abantu bataye indangagaciro zabo, ho kugira ngo ujye ku musozi uvuze ikondera uvuga uti dore bariya, nimwajya ngo mubabona ari abapasiteri, nimwababonaga bari guhanura, nimwababonaga bari gukora ibitangaza. Hoya wisakuza cyane, ahubwo genda utereraho utwatsi, genda umusure, genda umwegere. Uyu muntu ikirengarenga cyamugereyeho. N'Aburahamu wari waravuganye n'Imana imbona nkubone, n'Aburahamu sogokuruza w'amahanga, uyu nawe igicuku cyamunihiyeho ngo maze asinzira ubuticura. Haleluya, arasinzira. Ariko Imana yo mwijuru ridutabare. Hanyuma rero Imana ukuntu nayitinye, itaginegurirwa izuru,
ngo imirimo burya ngo ya mbere ngo izaheshwa agaciro n'iya nyuma. Aburahamu Imana ititaye ku masezerano yari yaragiranye nayo, ititaye ku gihugu yari imujyanyeyo, mwibutse ko yari imusanze mu bigirwamana bya se Tera, iramubwira ngo yewe Aburahamu we, ngo haguruka ngo uve muri Uriya Bakarudaya, ngo nkujyanye ngo mu gihugu, ujye mu gihugu nzakwereka. Ibyo byabaye ari mu nzira agenda, ariko Imana niyareba ngo uyu muntu ntako atagize, ho yahereye ko ntako atagize, ko yaturutse mu gitondo rwose nanjye nabamurenganyije kuko yaracutse. Ariko Imana ahantu yantangarije, iyi Imana ntinegurirwa izuru mwa abantu b'Imana mwe, uzi igihano yamuhaye, iramubwira ngo none ngo ubwo byagenze gutyo ngo urubyaro rwawe ngo ruzaba abanyage mu gihugu cya Egiputa ngo imyaka ingana n'imyaka 400. Iyi myaka 400 n'Abisirayeli mujya mwumva bamaze muri Egiputa, bagakubitwa bagakoreshwa imirimo y'agahato. Iyi myaka 400 yaturutse kuri ibi bitotsi Aburahamu yagize, nyamara ntako natagize, nyamara ntako atari yakoze. Imyaka yose wamaze, insengero warazubatse, warabumbye amatafari, bageze n'igihe bazikinga, batangiye kurukinga, uti nkurikije igihe nahereye, turura rusengero ukuntu rwamvunye, ninjye waguze kiriya kibanza, amatafari ninjye wayabumbye nakase n'urwondo, uramaze nushaka ube waratunze n'umucanga gahanga kaguhireho, ntacyo kwitwaza gihari, komeza utwarane, namaze kumenya yuko uru rugamba ruzagirwamo n'intwara. Haleluya. Hanyuma ngo Aburahamu Imana iramubwira ngo ubwo bigenze gutyo, ngo inkongoro zikaba zonye ibitambo, ngo ubwoko bwa abazagukomokaho hose bazaba imbata, bazababazwa mu gihugu cya Egiputa kubera iki ngiki ukoze icyo. Cyakora Imana ni inyembabazi, Imana nishimwe. Ngo igihe kimwe Abisirayeli baratakamba, Aburahamu yari yarashaje kera, hanyuma ariko ngo Abisirayeli bibutse Imana amasezerano. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo wagize utya ukarambara rukagwa, nubwo ku munsi w'ikirengarenga wivovomanze, ubwira Imana ngo Mana ntukinyibuka, ubwira Imana ngo banza utakinahari, ubwira Imana ngo ntukinanyumva. Amasengesho dusenga ku munsi w'ikirengarenga ni amasengesho yo gutuka Imana. Mwibutse nkugira inama ngo namaze kumenya ko amasengesho arabikika bene data, amasengesho arabikika. Hari amasengesho dusenga tukayasenga cyagiye tubona nta kibazo dufite. Ndagira ngo ngugire inama ngo nujya ubona ufite ibyo kurya, ukabona ufite itike yo kujya kurusenga, jya ugenda bigikunda, jya ugenda hakibona, igihe buzaba bwakwiriyeho uzatangira gusenga amasengesho yo gutuka Imana. Ahubwo nugera muri icyo gihe nushaka jya ubumba umunwa uceceke, yandi wasenze cyagihe. Imana ifite ukuntu ijya igenda ikajya mu bubiko, ijya igenda ikajya muri sitoke y'amasengesho, maze igakuramo iryo kukurengera. Imana nitugirire neza. Abayisirayeli bibutse Imana amasezerano, Imana nishimwe. Nugera kuri wa munsi mubi Imana amasezerano, hari ibintu bigera kuri 3 tuba tugomba kwibutsa Imana twageze ku munsi mubi. Kuri uyu munsi w'ikirengarenga ntuzabure byibure ibintu 3 wibutse Imana. Cyambere ugomba kuzibutsa Imana, uzibutsa Imana urukundo nicyo kintu cyambere. Uzibutsa Imana urukundo yadukunze rugatuma yemera kurekura umwana umwe w'ikinege, hanyuma akamanuka agapfira ku musaraba. Rura rukundo rwibukije Imana. Nubwo Imana iribuka, Imana nta nubwo yibagirwa, ariko ijambo ryarambwiye ngo mwabibutse Uwiteka ngo ntimugacogore. Hari abantu bajya bavuga ngo si Imana ndayibwira ngo nikitazi, ubundi ngo iranze, ngo ndayibwira si byitazi. Oya, ntugacogore. Nubona wageze ku munsi mubi, mu masengesho make, mu magambo make, utarondogo, utavugije induru, jya ubwira Imana ngo Mana, none urukundo wankunze rwatumye wemera gutanga Yesu, akaza akajya ku musaraba agapfa urupfu biko mbizi neza ko mubo yabambiwe, mubo yapfiriye, ngenda bizi ndishuwa ndisire, ndabizi neza ko nanjye nari ndimo. None niba waremeye kurekura umwana wawe Yesu akajya ku musaraba, ari ngiye washaka, kubera iki none wakunda Satani kangaraguza agati koko Mana? Icyo ni icyambere uzibutsa Imana.
ikindi kintu cya kabiri uzibuka Imana kigatera Imana gukora, uzayibutse imirimo. Haleluya. Niba nta mirimo ufite uzibutse Imana ikayitera gukora, uri muri esheke nta kintu kizakurengera, kuko no ku munsi mubi abantu bubaha Imana, abantu bakora ibyo gukiranuka, abantu bafite imirimo, no ku munsi mubi bazakomera. Iyi mirimo igizura wapfuye, iyi mirimo namenye amakuru yuko umugore witwa Tabita yazuwe n'imirimo. Nta mirimo ufite urabizi, muri karitsiye abantu baba bari kuvuga ati kigiye twasinzira. Burabizi yuko niyo uhishije, niyo umwana ahingutse mu rugo isahane uhita uyohereza munsi y'igitanda cyangwa munsi y'ameza, ibyo bintu byiyiziho. Urabizi yuko no kuba wagura n'amayinite ngo uhamagare mwene se uri kuvuga uti ijana ryanjye ripfuye ubusa, urabizi ko nta murimo n'umwe wakurengera. Ariko ku munsi mubi urageze uraboroza, urarengerwa n'iki ko nta murimo n'umwe wibitseho. Urabizi yuko ntushoboye kugemura mu bitaro n'umunsi wa rimwe, ariko dufite ukuntu tujya tugenda muri bisi. Hari abantu baba barimo bagenda baza muri bisi ati zana igiceri, zana icyatanu, zana icy'icumi, cyane icya 20 tugemurira abantu mu bitaro. N'icyo giceri cyarakunaniye ngo ninyabaha barayarya. Urabizi mu rusengero ntuzi no gutura n'umunsi wa rimwe, uba uri kuvuga ngo abashumba ngo abapasiteri barayirira, urayajyana yose ukayagarura uko wakayajyanye. Mbese nta kintu kiguturukaho n'umusatsi kugira ngo uzakuveho. Ni kuri Imana mfasha, uzarokorwa n'isi ku munsi mubi, ku munsi w'ikirengarenga. Imana itugirire neza. Icyo ni ikintu cya kabiri kizakurengera, uzibutse Imana ku munsi mubi. Ikindi kintu cya gatatu wibutse Imana kikayitera gukora, amasezerano. Imana nishimwe. Amen. Amasezerano, ibutse Imana amasezerano. Ndahamya ndashidikanya ko nta muntu n'umwe Imana itari yabwira ngo nzakugirira neza. Imana nishimwe. Hari ibyo yagiye kubwirira uri mu butayu, kera bugikunda, kera bugihari. Hari ibyo yakubwiriye mu rusengero, hari ibyo yakubwiriye mu ijambo ryayo, hari ibyo yakubwiye mwiherereye, hari ibyo yakubwiriye nawe ubwawe mu inzozi uryame warabibonye. Hari ibyo yagiye kubwira iciye mu kanwa k'abahanuzi. Imana nishimwe. Hari ibyo yakubwiriye. Imana ihabwa icyubahiro. Nurangiza uyibutse byose ushyire hariya. Ndahamya ndashidikanya ko iyi Imana itagikiranirwa ngo yibagirwe imirimo, itazabura kukurengera, itazabura kukugirira neza. Hanyuma mu bijyanye n'ubuhamya nari mvuzeho gatoya ngo Imana narayibonye ku munsi w'ikirengarenga, nubwo icyo gihe bansenyeyeho inzu, nanjye nigeze kuyibutsa. Ndayibwira ngo Mana, wigeze kuvugana nanjye, uvugana nanjye ko uri Imana itabara umuntu utagira shinge na rugero, utagira epfo na rugero, utagira epfo na ruguru. Imana nishimwe. Yarantabaye, ubu nanjye yamaye inzu yo kubamo. Ndayishima. Ubu nanjye nacumbikira n'abandi. Imana nihabwa icyubahiro. Ariko ku munsi mubi, ku munsi w'ikirengarenga, uyu muntu igihe umugereraho ukabura uwo watabaza, ukabura uwo wahamagara. Abantu twagiye tubatabaza, nuko uhaye umugisha akawuguha umunsi wa none, ariko umugisha w'Imana uhoraho ibihe byose. Bagiye baduheka, bakaduheka nabi, ejo bakadushyira hasi tugatangira tukigenza. Ariko muri iyi minsi, iminsi ikomeye iri hano imbere yacu, ndagira ngo nsabe buri muntu wari we wese, ibikeho ibintu byibura bigera kuri 3 uzabwira Imana ikururuke igakora bikayitera gukora. Imana yo mu ijuru niturengere, Imana nitugirire neza. Narinje kubabwira ngo nimwirare, ntago ibintu bimeze neza, ibintu birakaze, ntimwirare. Niyo message nari mfite ubwoko bw'Imana budukurikira. Imana nibaha umugisha. Bibutsa ko abantu mudukurikira kuri yica no Mukamurava Jeannette, mujye mwibuka gukora subscribe kugira ngo ikiganiro cyose kizajya kicanga kijye kitunyuraho, kijye kibageraho mwese. Imana yo mu ijuru nibagirire neza. Amen.